Umunyamakuru arabaza Michael Carrick ati ugiye guhura na Thomas Frank ati mu byukuri nize nzitizi witeze kuri no match niki witeze kuri Thomas Frank na equipe ya Tottenham Hotspur. Michael Carrick ati mu byukuri nibyo baraduhereza guhatana ati uburyo bashoje umukino baheruka gukina bakinaga na Manchester City twarayibonye bafite abakinnyi benshi bavunitse ibyo bituma bakora impinduka nyinshi bituma akazi gakomera kurushaho mu bijyanye no kuba batekereza kuba bazakoresha ndetse no mu buryo bwabo mu buryo bategura ikipe yabo ariko barimo baragarura bamwe na bamwe bafite abataka beza abataka bashaka uburyo bagura ikibuga bagura defense yawe kugira ngo babakure mu byimbo bagomba kuba barimo bagakina bagana imbere cyane bakataka box yawe byihuse. Mu byukuri navuga ko ari umukino niteze kuzabonyuranye cyane n'imikino tumaze iminsi dukina mu byumweru bitambutse ariko ni match dutegereje kuko turi mu mwanya mwiza. Abasore barimo barakora cyane iki cyumweru nakunze imyitozo bakoze mu byukuri amaguru yabo ari hasi ntago bari gutwarwa n'ibyo bamaze iminsi bakora cyangwa se nibimaze iminsi bigara bijya imbere. Dutegereje rero match ikomeye kandi mu byukuri natwe tuyihanze amaso turebe icyo tuzayikora. Barako ngira ikibazo mbabaza kuri Tottenham Hotspur kugira ngo bigendera rimwe ibintu ni magirirane kubaho no kubana twumvise icyo Carrick iteze kuri Spurs reka twumve nicyo Thomas Frank yiteza kuri mani ya Michael Carrick kugira ngo byibuze mbona uko ninjira mu kibazo nifuza kubabaza muri rusange ubundi tugaruke mu kanya gato tuna komeza na byinshi kuri uyu mukino hagati y'izi mpande zombi. Yeah, I think he's had a great start. Seems like there was injected a little bit of whatever energy or whatever into the team. And I think it looks like some of the players are they are in a good place. We know the threats. I also think the post before from Brian Mbeumo, Ahmad, Cunha, and we know Fernandes is getting this team ticking. He's done that the last 4 or 5 years. It's been incredible. So it's a threat. It's a challenge, but we're all looking forward to it. Yeah, I think he's had a great start. Seems like there was umutoza w'ikipe ya Tottenham Hotspur Thomas Frank ati ntekereza ko Michael Carrick yagize intangiriro nziza mu byukuri hari urwego n'ingufu yongereye muri equipe mu gihe gito cyane biragaragara ko rwose bamwe mu bakinnyi bari mu mwanya mwiza wo kuba bagira icyo bakora kuri buri mukino wo kuba batera ubwoba buri adversaire wese. Ndavuga Brian Mbeumo, ndavuga Mad, ndavuga Matheus Cunha, ndavuga Bruno Fernandes mu byukuri bari gutuma ikipe ikomeza kubaho kandi ishobora gutsinda imikino. Abikoze rero mu gihe gito cyane mu byukuri ibintu bitari byarakozweho mu myaka mike yari itambutse gutsinda imikino ikurikirana. So no mukino ukomeye cyane ariko tuhanze amaso turebe uko tuzitwara. Barebe ko mu byukuri bitwara muri uyu mukino. Nepo nakurikiranye kanya gato Sky Sports bashizeho video ya Thomas Frank bavuga ko mu byukuri imbere muri Spurs bari ukuntu batishimiye Thomas Frank ari ukuntu bwose ngo abakinnyi tarimo kubona ko byo ariko mu byukuri biryoshye cyangwa se cyatanga n'umusaruro kuri Sky ati ntabwo rwose najyango mvuge ko uko kutanyishimira cyangwa se kutisha umusaruro turi kugira muri kano kanya biyobowe na Captain Christian Romero y'amagambo nk'aya ngatangiye kujya mu itangazamakuru k'imbere muri club batishimiye umutoza bisaba iki kugira ngo byibuze bijye ku murongo ukurikije uko ufite experience muri uyu mupira w'amaguru? Ya nta kindi ni rezilita Thomas Frank afite ntabwo ari nziza aze kumva ba boss be nabo yumve impamvu bamugarukaho cyangwa se critique zingana gutyo kuko rarebe equipe ya Tottenham Hotspur reka wenda dukoreshe rezilita za vuba kugira ngo umve uburyo ari ibintu bigayitse. Baheruka ejo bundi kunganya n'ikipe ya Burnley ibitego 2-2 mbere banganyije n'ikipe ya Manchester City ibitego 2-2 banganya na Brentford ubusa ku busa banganya na Sunderland 1-1 batsindwa na Bournemouth ibitego 3-2 banatsindwa na West Ham ibitego 2-1 Adela. Dufashe match 6 match byibuze avuga ko Tottenham Hotspur Frank Thomas yajya muri biro n'abaherwe n'abayobozi be akajustifia ko yabonye inota rimwe yakarishimiwe bavuga ko ari match ya Manchester City.
ariko ntabwo usobanura uburyo utsindwa na West Ham ugatsindwa na Bournemouth ukanganya na Sunderland mu rugo ukanganya na Brentford ukanganya na Burnley. Match 6 nta byumvise neza ni match 6 atanganyijemo enye atsindwe ebyiri. Izo ni resulta zikwereka ko ni equipe ya Tottenham Hotspur idahagaze neza. Nibyo umutoza Frank Thomas n'ubuyobozi bushobora kuba ko twagiye tuvuga tuti arabatoza babiri dutegereje kuzamenya ibyabo. Twagarukaga cyane kuri Frank Thomas tukanagaruka kuri Arne Slot, ariko wareba ugasanga Arne Slot afite uburyo wagura igihe, afite uburyo match yazitegura ukabona yabishobora gutandukana n'ibya mwene data Frank Thomas wenda akagendera ku mvune amaze iminsi afite ku bakinnyi be benshi. Inkuru nziza nuko yamaze kugaruka Mickey van de Ven ubwo ari kumwe na Cristiano Romero. Ni axe nziza ko twabonye ko nibyo kuri match ya Manchester City Radu Draguze yirwanyeho na bagenzi bariko n'ubundi ubona ko ntabwo bitanga igisubizo kirambye. Yani Tottenham Hotspur idahagaze neza en plus urebye mu rugo kuko performance nazo avuga ko barisha, avuga ko ari performance zo hanze. Bura n'ikindi kintu gisa nkaho cyaguriye iminsi umutoza Frank Thomas ni performance ze muri Champions League. Bura kwita yikarifia akavuga ati reka mpite nako akikarifia. Bura biragenda bikagutwara bikagusunika bigatuma n'umuherwa avuga ati byibuze reka turebe ko no muri championnat azagaruka, ariko ntabwo ahagaze hano heza. Turavuga Tottenham Hotspur yahagaze ku mwanya wa 14 aho muri rusange ifite amanota 29 29 ntabwo ari amanota kwiri ikipe nka Tottenham Hotspur. Ni ekipe rero abantu banatungurwa kuko irebye mu rugo ni ekipe idahagaze neza. Urebye match ikinira mu rugo muzo twagiye tunumva hari zagiye hatakariza, kuko ubaze ku rutonde rwa championnat ku ekipe akinira mu rugo cyangwa se mu mikino 12 amaze gukinira mu rugo iyi sezo ari ku mwanya 17 kuko yaba yarakuyemo amanota 10 yonyine ikipe ya Tottenham Hotspur ko yatsinze match ebyiri anganya enye atakaze 6. Ntabwo ari ikintu cyiza cyane kuri Frank Thomas. Muri izo match akinira mu rugo yinjije ibitego 15 yinjizwa 16. Au contraire Tottenham Hotspur ikinira hanze wenda ni nacyo abafana wenda bashobora kugenderaho ba Tottenham Hotspur bakizera ko bashaka gukora mu maskipe ya Manchester United maze iminsi yahagaze neza itsinda ama equipe akomeye abirahanganiye igikombe cya championnat ishyiramo comeback bakinaga n'ikipe ya Fulham, ariko Tottenham iravuga ati turabakane dukinira hanze kuko Tottenham Hotspur ubaze urutonde rw'ama equipe urebe kuri match bakiniye hanze basohotse Tottenham Hotspur iri inyuma ya Arsenal, Aston Villa, Chelsea hagakurikiraho Tottenham Hotspur kuko muri match 12 baba barasaruye amanota agera kuri 19 bakinira hanze. Intsinze 5 banganya 4 batakaza 3 konyine. Urumva rero reka turebe niyo mutoza Frank Thomas ashobora gufatiraho akareba ko yatsinda ikipe ya Manchester United bamaze iminsi batwereka ko batsinda. Iyi ni match Manchester United yakifuje gukora revenge nyuma yo gutakaza igikombe cya Europa League. Anje yakibatwara mutoza Tottenham wagiye, ariko kuri Frank Thomas twagarukagaho nawe arebye muri match 3 ziheruka ntago umuyobozi yamureba ijisho ryiza. Ni handi uhurira n'umuyobozi muri Crodoro gafata akabaruwa yitaba telefone kandi nta umuhamagaye kuko buri hari ukuntu cyangwa se gafata akabaruwa umuyobozi arakureba akabona ko utangiye kurya indimi mushaka kumwisuhurisha. Hari ukuntu usuza umuyobozi ariko nabonye no muri biro wari wagize abashyitsi ati nyamuneka ati ibintu hano turagendwa, ugatangira kubaza iby'ubuzima aho ngaho kandi ibyo mu kibuga byakunaniye. Mu boss ari ukuntu yitaba telefone akavuga ati umuntu ataza no kumbwira ya business igeze wa mubyeyi we ataza no kunganiriza ibindi kandi bya resulta twakaganiriye atari nziza. Ntabwo ari bishimishije. Nibyo imvune twemeranye ko ari icyo zagiye wenda zihungabanya Tottenham, ariko nge sinzi ha percentage nini aderad kuko nk'irebye kuri match ya Manchester City wabonye ko umutoza ari ukuntu yiyeranje cyane cyane mu masabu yakoze azanye ba Pape Matar Sarr amwegereje ko no garaga akora ikintu navuga ko gufata riske akuramo witwaga umudefenseri wakaba yarahari asi uremereye mu bari bakinya asigamo Radu Draguze amwegereza Joao Parinya bakina afata riske azana Pape Matar Sarr yegerana na
mwene data uyu Konogaraga tubona bitanze ubwisanzure kuri Xavi Simons wakinnye match idasanzwe kuri Manchester City. Nyine arahure ukavuga ngo n'ubwimvune nazo zazamo ariko nacyagiye abakinnyi bari beza cyangwa se bahari ntabwo nayo yatanze resultat nziza. Ko Tottenham Hotspur kubiri ku mwanya wa 14 ntabwo ari resultat za nyuma y'imvune nyinshi. Oya nuko n'ubundi Frank Thomas na mbere bahari ba Kudus nabo bagenzi be ntago n'ubundi resultat zari nziza. Uyu munsi rero bagushyiremo umukinnyi nka Konogaraga bakareba uburyo ubwo babongereye imbaraga equipe yawe ntabwo ufite urwitwazo rwo kugira icyo uvuga ko Tottenham Hotspur simba beshya ko reka nkubwire nifite imvune nyinshi ariko twarebye match yakinnye n'ikipe ya Manchester City barabaga Tottenham Hotspur ukavuga ati aba bakinnyi ubwabo bonyene nibagatwaye equipe mu buryo bwo gushaka amanota. Ko reba nk'ubu yabanjemo Draguze, Cristiano Romero na Parinha afata Bissouma na Konogaraga Ricky Gray ndetse na Udogi ariko irebye ubwo Koromwani na Xavi Simons na Solanke nje narebye amaze gusa nka switchinga bisanzwe. Urumva azanyemo abakinnyi Matiste azanyemo aba Pape Matar Sarr ba Wilson Odobert. Iyo Tottenham Hotspur ubwayipanze mu kibuga ifite imvune zingana gutyo twavuze Mohamed Kudus na Richarlison na Bentancur na Pedro Porro ba Mickey van de Ven. Tottenham Hotspur ubundi sezijya gutangira ndabyibuka aba basesenguzi burayi bari kuri pano ntibayirenzaga imyanya ine bati Frank Thomas no mutozo umenyere Premier League. Frank Thomas araguriwe umuntu ushyizemo Kudus umuyobozi agaterekamo ndari Koromwani yazanye Xavi Simons abuze Beresheze ndetse na Morgan Gibbs White agaterekamo Xavi Simons. Ni umwe mu bakinnyi batwerekaga ko mu Budage batwaye Leipzig ari uyobora umukino wabo, umwe mu bana bazamutse neza nyura muri Barcelona nyura muri Paris Saint-Germain afite umupira yayoboreye equipe mu buryo bw'imikinire ukabona ko equipe ikoze byose yirengagije ko Bissouma hari nabo ba Pape Matar Sarr hari nabo bakinnyi ba Lucas Bergvall hari abakinnyi ba Bentancur ariko aravuga ati reka no mu kwambere ntereke mu Konogaraga ngo ne yandi umuyobozi avuga ngo nge ntago ndebana nawe mu bintu byinshi ni resultat gusaba nizanga turaza gutekereza icyo dukora mu buryo bwo gushaka undi mutozo uzatoza equipe. Ko Tottenham Hotspur urebye ikipe hanga no muri sama ntabwo umutoza wabo hari atari na Frank Thomas watinyuka gusaba kimya ataragira basohoka. Ikintu uvuzane pocket tumye nsubiza amaso inyuma ku muso kuwa mbere ubwo isoko ryari rimaze gufungwa ubwo reka negereze kuwa kabiri kuwa mbere kuwa kabiri aho ngaho interview ya Captain Cristiano Romero nayisomye ariko nakuyemo amagambo abiri yonyine squad yarakubwira ngo lack of depth abakinnyi bake ni njye ariko rino nsimbura ni Kudus ndumusimbura ni Parinha arasimburwa nande lack of depth arakomeza ati this is disgraceful biteye isoni disgraceful ikimwaro turasebye nyine nawe urabyumva si byiza twihaye rubanda mugani watani vumbi hatera Tottenham Hotspur lack of depth kurikije ukuntu imeze mu by'ukuri ni ikimwaro kuba bataragiye ku isoko mu kwezi kwa mbere. Nabonye n'umutoza yamusubije umutoza avuga ko Cristiano Romero arumva akababaro ke ko Cristiano Romero ni kapiteni w'ikipe ya Tottenham Hotspur afite ijambo rero. Bamubazaga niba nyuma yari amagambo yavuze bivuga ko atashimishije bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Tottenham Hotspur, bamubazaga ese uyu musore muramwambura igitambaro cy'ubukapiteni, aravuga ati oya ntabwo turi bukibumukureho. Ariko Thomas Frank aravuga ngo I wouldn't have done it, ati ntabwo nabikuba narabikoze iyo nza kuba ndi mu mwanya we, ntabwo nabikuba naravuze ari amagambo. Bavuga ko nyine yabaye hashi cyane, yarakabije mu mvugo yakoresheje kuri ya post yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze. Ariko umva icyo kapiteni wa Tottenham yavugaga hano Cristiano Romero. Umutoza yanavuze ko ngo Cristiano Romero kwera ko ari umuntu ukunda intsinzi, ugira passion, donc udakunda intsinzi habe na gato. Yabaye nk'umuproteger, aravuga ati ashobora kuba iriya passion afigira buriya kuri gushaka intsinzi kwe byaratumye avuga ari amagambo ayetewe n'umujinya wenda ukabishe.
ariko icyo yavugaga yaravuze ati kuri match ya Manchester City twari dufite abakinnyi 11 bonyine b'abasenior uko icyo kintu nepo ati abakinnyi 11 bonyine nibo twari dufite b'abasenior aravuga ati rero ukwezi kwa mbere kose n'intangiro za shampiyona muri fazare twinjiye mu kwezi kwa mbere tubona ko n'undi imvune muri Tottenham Hotspur ni nyinshi. Ese nta kintu mwari bubikoreho? Bivugwa ko Cristiano Romero rwose yagananye n'ubuyobozi aravuga ati mwakaba hari icyo mwabikozeho. Icyo yavugaga no kuri match ya Manchester United, ndibuka ko abantu basesengura match ya Tottenham na Man City baravuze ati niba Man City itatsinda kipe ifite imvune 12 ati n'igikombe ikiveho. Ndumva rero Gimbara nabonye aga posting avuga ati Man City yanjye niba itatsinda ikipe ifite imvune 12 ni Arsenal twari igikombe. No kuri iyi match bafite abakinnyi, reka ndebe hano, bafite abakinnyi Kevin Danso nagahari, Pedro Porro nagahari, Ben Davis nagahari, Rodrigo Bentancur nagahari, Lucas Begvari nagahari, James Maddison nagahari, Dejan Kulusevski nagahari, Mohamed Kudus nagahari, Richardson Andrade nagahari. Abo n'abakinnyi 8. Haro wumvisha utabanza mu kibuga muri abo mvuze? Abenshi n'abakinnyi. Uretse wenda Kevin Danso na Ben Davis, abandi bose ni babanza mu kibuga. Sabakinnyi bitabazwa mu buryo buhoraho. Cyangwa se kandi Kevin Danso nakunze kumukoresha cyane muri niyo batabanzamo dushobora kubona match kurikira yabanjemo. Donc n'abakinnyi bari muri mix bahora bakina, bahora bari mu kibuga. Ushobora kutabanzamo iyi match ariko indi match akaba yabanzamo. Mickey van de Ven wari wagize imvune kuri iriya game, ugeze no kukomoza ko yasimbujwe ariko yagize akabazo k'imvune. Nubwo kuri iyi match bamuteganya ko ashobora kuboneka, ariko ntago abayizeye, nabwo ntago ari fit 100%. Ntago abayizeye bita byumvikana. Jadon Spence barateganya ko ashobora kugaruka ariko nawe ntago fitness wise ubwo rero biracyari kwa Ricky Gray babyizeye. Donc binjiye muri uno mukino nibura mu bakinnyi 25 Spurs ifite baba senior, binjiye muri uno mukino 13 bashidikanwaho. Uzi icyo bisobanuye? 12 are the most trusted players. Abakinnyi 12 bonyine nibo bizewe 100%, nubwo nabandi nyine bari buforcwe bakagaragara, ariko 12 bonyine nibo umutoza avuga ati abangaba no mfite buzuye bari fit 100%.